mvugira ngo oreyo bitatu kimwe. Ibyo mbonye kwa Peremwo kabyaramwe ni ubwa mbere njyewe mbonye kipe iri determine gutya, ikina muri ubu buryo, idefanda neza, yataka neza, byose mu kibuga ibikora perfect as Barcelona. Iyi Rayon Sport ntababeshye yongeye kuntera ubwoba. Igitego cya mbere cy'uwitwa Muderi Akbare ku kazi gakomeye cyane kwitwa Issa Jigwigoro. Igitego cya kabiri cya Rayon Sport cyatsinzwe n'uwitwa Jingalei Ibrahim, nanone ku kazi gakomeye kuwitwa Issa Jigwiba. Jamus iraza gukira hanyanyaza, hanyagura, iraza ibona kamwe iraserebura, igira ngo amazi ni yayandi. Yitwa Tambwe Gloire Ngongo kutoka Bujumbura. BJ umusumari wa nyuma ashimangira mu gihorihori umunyesudani kubyuka biranga. Iyo yitwa Rayon Sport Football Club, isaro ry'Inyanza, ikipe ikunzwe na benshi hano mu gihugu ndetse no kwisi. Nari nabivuze Rayon Sport bagiye bayitega iminsi ngiri mu itsinda ry'urupfu. Rayon Sport kizakora gikomeye, izarwanira umwanya wa gatatu ndetse n'uwa nyuma ihanganye n'ikipe ya KVZ. Ati ya mbere izaba El Hilal, iya kabiri Betaska, byibera Rayon Sport nihanyanyaza izaba iya gatatu, hanyuma KVZ ibya kane. Ati kandi rero nirangara ishobora kuzaba iya kane, bityo bisobanuye ko yerobe iya nyuma mu itsinda. Nanjye aho ndi nta kibazo, tuzareba. Rayon Sport igira gutya ijya ku munsi w'igikundiro, ifata umunyakenya Gor Mahia imuta kwa Kajwiga 2-0 match irarangira. Ati Rayon Sport itsinze kipe yoroshye. Ati Gor Mahia ni bitangiye imyitozo. Ati Rayon tuzayibona neza mu mikino ya Sekafa. Sawa, match ya mbere ya Sekafa KVZ iraza, umunyazanzibari bamushyira ku munigo 2-0 match irarangira. Amagambo bamenshi ati Rayon Sport itsinzikirwa. Ati KVZ na kipe irimo ni kipe isanzwe, amakipe tumenye muri Zanzibar yitwa nde, yitwa Murandege. Ati za KVZ ni ekipe zinzaduka, ntago ari igipimo cyiza kuri Rayon Sport. Ati Rayon tuzayibona neza ku mukino w'ikipe ya Taska. Sawa, undi munyakenya nyuma ya Gor Mahia abaraje. Taska ijya mu kibuga irakina, Rayon Sport irayihaga umusumari umwe w'ingusho wa 15 1-0 match irarangira. Abareyo baje ibicu ntibonye ko Rayon Sport itsinze. Ati Rayon gutsinda kwayo nta bidasanzwe, n'ubundi Rayon itsinze kipe yarangije ku mwanya wa kina mu championnat y'igihugu cya Kenya. Ati rero bitewe niyo mpamvu abareyo nimwe kuba ku gatuza, ekipe mutsinzi irasanzwe na ekipe nini mwitayitsinda. Sawa, na ekipe itayitsinda. Ati igipimo cyiza Rayon Sport tuzakibona kuri match El Hilal. El Hilal iraza irakirya 1-0 match irarangira. Abareyo bagira 9-9 bayoboye itsinda ryabo. Uri murumva neza iyo kipe, itsinda ryabo iriyoboye. Ekipe yahabwaga amahirwe yo kuba champion, ekipe yahabwaga amahirwe yo kuyobora itsinda rya Rayon, birangira igize gute ije mu best loser. Wumve neza Rayon Sport icyari cyo. None babonye bidahagije, ati Rayon itsinze kipe ya El Hilal n'ikimenyimenyi abakinnyi itsinze n'abasanzwe ne ekipe ya kabiri. Atwitwa gira umugisha ntawe urimo, uwitwa Madikeni ntawe, uwitwa Kurushumu ntawe, uwitwa Kuribari ntawe. Ati El Hilal irasanzwe. Nanjye nkababaza nti ese iyo El Hilal uvuga irasanzwe yakinisha ekipe ya kabiri, iyo kipe ya kabiri yahuye na Rayon Sport da muri championnat yarangiye byagenze bite na ekipe y'Ishorongi 4-0 ekipe idakoraho. Warangiza ukaza ukavuga ngo urakomeye ngo umwami wa Ruhago, ushakisha ubyegeka rero yatsinda ntubyemere. Mujye mwemera ko Rayon Sport ikomeye, irakomeye, wumve ngo irakomeye. Ibi si bikabyo by'abareyo mujya mukunda kuvuga, biragaragaye. Rayon Sport ibyo ikoze mwese mwabibonye. Jamus bayiteze Rayon Sport, abantu bumva ko Jamus yabaye ikipe ya mbere mu itsinda ryayo, bakumva ko Murera kizaza yikandagira. Man, buriya utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Reka ya kipe y'Ishoro ngikuye mu irushanwa bya Super Coupe yari ifite impamvu. Ntago wahura na Rayon Sport imeze gutya. Rayon y'ishanyarazi, Rayon ifite umuzamu wa mbere muri Afrika nka Dande Junior, Rayon ifite umudefenseri wa mbere ku mugabane wa Afrika nka Charles Chuplao.
ntabwo byakunda rwose. Ese koko watsinda igitego, ese wagitsinda gikuye hehe? Ntabwo bikunda. Rayon Sport hagati mu kibuga, mana yanjye, ifite umusore witwa Ibrahim Jingale, uyu mwana watsinze igitego cya kabiri cyariyo. Njye mwamubonye, uriya ni Busquets wigendera, nta bindi rwose. Fana hariya babandi ntavuze amazina. Busquets wigendera, Jingale Ibrahim, baro ayifite ku kirenge, ayitegeka uko ashatse, ayoriyanta uko ashatse, ntapfa gutakaza baro ukabonye. Uzamurebe niyo habaye ikosa, Rayon Sport igatakaza umupira, uburyo wambura. Uriya ni Busquets wigendera rwose pe. Rayon Sport ifite tara, Rayon Sport mani, hashirwa umuntu wakunze Rayon Sport ikitwa umubabaro, nk'uko witwa Murenzi Abdel yabivuze. Sha umureyo ntateze kubabara pe, uko ndi kubibona. Rayon Sport imeze gutya, Rayon Sport iryana, Rayon Sport irakina ukagira muri Barcelona yabaye Iniesta na Xavi. Iro nagibaho nge n'ubwa mbere kuva ntangiye kweba Rayon Sport mu mwaka w'ibihumbi 2000, maze imyaka irenga 26 nkurikirana Rayon Sport ubuzima bwayo umunsi ku munsi. Ariko muri yo myaka yose maze ndeba Rayon, iyi Rayon niyo mbonye igenda. Iro ntibaho, iro nisanzwe, iyi Rayon ni y'amatsinda, iyi Rayon ni ibikombe bya CAF Champions League. Ya kipe ya yindi yitwa ngo yabaye champion hano mu Rwanda rwose pe. Reka ifata icyemezo cyo kuva mu irushanwa rya Super Coupe, yari ifite impamvu. Mbisubiremo, ntabwo Rayon Sport mwakura ufite ba Togmer, ufite ba Memerdawo, ufite ba Maduzoni bagwirirana batazi umwanya bakina, ufite umuzamu nka Surwane utazi barongo niki, abona barije kajya mu nyamaswa yimusanga. Man, Rayon Sport sigaho, ni umuriro kwortera kure. Mwabonye igitego witwa Muderi Akibari yatsinze. Ati Akibari akina gatandatu, ese akina 8, ese ni umwataka, ese ni umuwinga. Akibari akina hehe? Kibye bimeze kunyobera. Uyu mukinnyi asanzwe, uyu mukinnyi ntabaho, uyu mukinnyi ni shanyarazi. Reka Rayon Sport bashaka kwiyobya ngo izane Henry Musanga, bari bafite impamvu. Hari impamvu batumaga Rayon Sport itarambagiza uwitwa Muderi Akibari. Buriya abanyamakuru mani, reka tubwizanye ukuri, ikintu nikibari kiza tujye tugishima, nikibari kibi tunakinenge, kubera ko ukuri ni ukuri ntaho kuzajya. Iyi Rayon Sport mu mubona iri kwishima gutya, abakunzi bayo ibishimo byabasagutse, yari igiye kuyobya n'abanyamakuru bashaka ngo izane Henry Musanga. Kumbe hari harimo ikibazo twamenye hano umupira wacu w'amaguru kijyanye n'injawuro. Rayon Sport man yari igiye kwibwa ku mugaragaro, ibisambo byari bigiye gusahura Rayon, bizanira umukinnyi udashinga nka Henry Musanga, byayobeye muri kipe ya polisi. Uwitwa directeur technique Dirani wa Rayon agira gutya avuga ati oya, namaze kubona video nyinshi zitwa Henry Musanga, atariko bitewe na systeme Rayon Sport ishaka kugenamo, uyu Henry Musanga ntabasha gufitinga mu rwose. Atahubwo hari video narebye zijya nko mu 10 zitwa Muderi Akibari. Uyu niwe mukinnyi Rayon Sport ikeneye, ibindi byose Murenzi wakora utirazana Muderi Akibari byihorere. Murenzi arabireba aravuga ati nta kibazo, ibyifuzo bya DTN wacu reka tubihe umugisha. Muderi araza arasinya. Kuri ubu Muderi Akibari muri Isekafa amaze gutsindira Rayon Sport ibitego 2, s'il vous plaît, kandi bya bindi bigira consequence kuri resultat, consequence nziza ariko zishyira murera mu mwanya mwiza. So rero bareyo mukabyaramwe munyemerere ibi byishimo tuzabyimurire ku munsi wo kwa gatanu tuniga undi munyakenya nanone Gor Mahia. Ewana, icyo shaka ni kimwe, Rayon Sport iki gikombe cya Sekafa kigomba kuba no mu Rwanda. Yitwa Issa Jigwiba yarabivuze, abantu bavuga ngo ukwikina, ariko ndakeka mwese mwamaze kumubona. Kubwanjye Jigwiba niyo man of the match, ibitego Rayon Sport yatsinze byose yabigizemo uruhare hafi nka 90%. Ndavuga igitego cya mbere n'igitego cya kabiri. Abareo rero nimukomeze munyungute uburyo bw'intsinzi. Nge nitwa Clever Regis Peterson, duhure ku munsi w'ejo. Ariko abareo kamaze mateguze, ndaje ntwere icyotezo uwitwa Mucyo Anta biganiro ejo saa 12 za mu gitondo. Ntuzacikwe na video yacu. Sawa, Imana ibarinde mu gihugu n'intsinzi.